Kuri uyu wa kane tariki 24 Ukwakira 2024, Guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bahuye na ba rwiyemezamirimo bakiri bato kugira ngo basase inzobe baganire ku bibazo urubyiruko ruhura nabyo mu gihe rutangiye ibikorwa by'ishoramari, bityo bishakirwa umuti. Bimwe mu bibazo abo ba rwiyemezamirimo bakiri bato bagaragaje harimo kuba amabanki atabagirira icyizere ngo abahe inguzanyo, gusiragizwa n'ikigega BDF mu gihe bashaka ko kibishingira ku bijyanye n'ingwate, kuba imiterere y'isoresha mu Rwanda itorohereza urubyiruko rukizamuka mu bucuruzi n'ibindi. Musinguzi Frank ni rwiyemezamirimo ukiri muto washoye imari mu by'amahoteli, naho Ishimwe Grace afite ikigo IGW ya Rwanda Limited gikora imyenda. Dukora amanama bakavuga ko urubyiruko nyine rutagaragara muri serivisi z'ubucuruzi mu kwihangira imirimo, ariko mu by'ukuri urajya gusanga ugasanga umwana ushoje sine ya gatandatu arakuraho igishora. BDF urumva nyine urumva nagumaga mbyumva nkavuga bakavuga ngo iyo urubyiruko rushaka gukora rukunza akazi rwihangiye umurimo, iyo ugiye gusaba inguzanyo muri banka ni kwizere ujya muri BDF nayo wagerayo bakakohereza muri banka ngo banka ikwandikire. Ubwo rero banka ukibaza iranyandikira iki, bakaguma hari ibintu biraho banka nizizerana na BDF nayo mbese hari n'imikoranire itaranozwa mu buryo buhamye. Nanone ntabwo ibintu byose bigoranye, turashimira RRA kuko kuri company zikiyandikisha baduhereza imyaka 2 tutishyura ipatanti. Request n'ubundi nk'urubyiruko twebwe dutanga nuko bagabanya imisoro ku bintu bimwe na bimwe twinjiza nk'urubyiruko, abantu bagitangira business bagashyiraho ikintu cyihariye cyo kuvuga niba iyi business ko kugitangira nkuko tumuhaye imyaka 2 yo kumara tishyura ipatanti no ku misoro agiye kujya yinjiza, reka turebe ukuntu dushobora kugabanya byibura kugira ngo badufashe. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga ba rwiyemezamirimo bakiri bato bakwiye no kugira ubumenyi bwimbitse bw'uburyo umuntu yitwara imbere y'ikigo cy'imari yashakamo inguzanyo ku buryo kimwizera nta kuzuyaza. Jean Bosco Iyacu ni umuyobozi mukuru w'ikigo Access to Finance Rwanda giharanira ko serivisi z'imari zigera kuri bose. Urubyiruko abenshi ntago bafite ubumenyi bwa serivisi zihari, cyane cyane ni ngombwa rero ko haba ubukangurambaga buhagije cyane, bakamenya ati hari ibi bigo ibi nibi bifite garanti, bifite investment readiness, bakabyegera kugira ngo ubwo bushobozi babwubake hakiri kare bagitangira business. Ntago wubaka ubushobozi mu gihe umaze imyaka 2, wagombye gutangira wubaka ubushobozi buzagufasha gutera imbere ariko no kwizerwa n'ibigo by'imari. Ku ruhande rw'ikigega BDF, umuyobozi mukuru wacyo Vincent Munyeshyaka yagaragaje ko hari abanenga imikorere y'iki kigo kubwo kutamenya amakuru kuri serivisi gitanga. Icyakora nanone avuga ko bo n'amabanki hari ibyo bagomba gukosora kugira ngo barusheho gufasha urubyiruko neza. Ko nabisobanura, icya mbere wirebe ikigo kimwe turebe serivisi z'imari mu Rwanda uko zitangwa na amashyi 3. Hari ibigo by'imari n'amabanki bitanga serivisi, hari ibyo bisabwa kunoza kugira ngo serivisi iboneke. Hari BDF natwe dushinzwe gufasha abantu kugera kuri serivisi z'imari, cyane cyane dukoresheje ingwate. Hari ibyo tugomba kunoza kugira ngo iyo serivisi iboneke. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abudara yijeje urubyiruko ko guverinoma ishyize imbaraga mu gukemura ibibazo bikoma mu nkokora ba rwiyemezamirimo bakiri bato, aho yanagaragaje ko serivisi zitanoze za BDF zakunze kunengwa n'abatari bake, ubu hashyizwe imbaraga mu kuzikosora. Ikintu cyitwa Access to Finance, kuba urubyiruko rwagira amahirwe yo gukora ku imari, ni kimwe mu bintu leta yacu Guverinoma y'u Rwanda ishyizeho umutima. Ariko reka mbwire n'urubyiruko rwinshi numvise ibibazo ngo byinshi byaturutse mu mpande zose byabazaga BDF, ariko reka mbibiri banga BDF yarikosoye izina ryarahindutse. Nigeze no kumwosha ndamubwira ngo uwamuhindurira izina kugira ngo wenda kurumva byigeze kugira igihe abajene bararyanga, ariko this time BDF iratanga serivisi nziza. Kugeza ubu urubyiruko rugerwaho na serivisi z'imari mu Rwanda rungana na 94%. Icyakora abitabira gusaba inguzanyo mu bigo by'imari bo baracyari bake kubw'impamvu zitandukanye zirimo n'icyizere gike bagirirwa n'amabanki nk'uko byavuzwe haruguru. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yijeje ko buri mwaka guverinoma n'abafatanyabikorwa bayo bazajya bahura na ba rwiyemezamirimo bakiri bato kugira ngo basase inzobe bumve ibibazo byabo bishakirwa umuti.
Daniel Hakizimana, Flash TV.